Okay, KEYZ, my brother. Brother niso nukajya unjye nsara wabona ikoze no mu kibuno sinzi impamvu z'uburyo uzunsuhuza ugize n'amaso wanze ukabizo ariko muvandi kuba nje mwishimiye nkakwishimira utara kunyishimira se biratuma maga ngiye kwinzana nyinshi kunyishimira biramfashije uzimaje mwishimiye uzina gutumirije iki hano ubona umirije iki unyishaje iki kintu n'iki hano ariko kwicara amasaha 8 ko ubundi buri mu rugupfa busa nakwicaza amasaha 8 naguhamagarira ibintu bijya kukuvana mu bukene nako mu butindi bikakujyana mu bakindi ndakubaza ikibazo kimwe mu rugo mba ndimo mpfubusa uzi ko mu rugo mba ncunze ibiryo bya saa sita n'ibya nimugoroba uconze iki je iyo nshizwe rimwe mu rugo barira rimwe yego ubwo mba mpiye bikaba birangiye ujye umenya ko icyo gihe rero njye ikintu nguhamagariye hano ikintu ngiye kukujyanamo ni cya kintu bavuga ngo umuntu avuye kuba cakarafu agiye kurenga mirenge umuntu avuye kuba cakarafu agiye kurenga eroni javugura sakunego rero kuguma kuntera umwanya ngiye iyo mfite inzara barana ndivumbura nigende nitaye ko nagutindije amasaha 5 akigende gende nyinginga jana ubwo busutu mvumva are karagase naguze ko nakwizeho umushinga w'igihe kirambye uzigwa amafaranga yanjye wayangenda harimo amafaranga menshi cyane amafaranga mbwira umva rero ko ibintu bimeze muvandimwe rero KEYZ maze igihe kinini senga kugira ngo amen haleluya maze igihe kinini nsenga mvuga ngo ni gute umuvandimwe warenzwe n'ubukene warenzwe n'ubutindi Imana ndambure azabona amafaranga ariko finally mbere na nyuma maze kukubana igisubizo haleluya umva muvandimwe ngo amen mbwira icyo kintu rero muvandimwe nace hirya no hino nakuboneye ikintu kijye kuba amafaranga menshi cyane kurenza mirenge kurenza umwami Salomo kurenza Elon Musk mujyanye mu marushanwa y'ubusambanyi rya Yesu urakindahaye buretse iki ngenge mu bupfubuzi kugira ngo n'amafaranga cyane noze kubona waraprayi wize kaminuza igupfira ubusa wiga masters igupfira ubusa bimaze iki buretse mu bwizo ukuri bura papa yari imbwa ariko nta muntu wacu ugeze ubimbwa gute wowe uri umusega sinda inde musega nose muvandi umuntu adafite amafaranga batani banza wumve ibyo bintu nabyo njyamo ngiye nako najya ngiye muri ibyo ntabwo ujya mu busambanyi ntabwo njyamo ntabwo ujya mu mashango yo gusambana ntabwo ujya mu mashango yo gutubuza ujyeyo ujye muri urya amafaranga wenyine kandi nza n'amafaranga ninzakubone unzutura ninzabo unzutura utundwa nange twumve nimba umuntu yanamuvuna $5 by'idolari undi wabona $5 ubuse kandi none ikintu reka cyakimbabaje ni ukuntu mba mvuze ngo kazi sinakajyamo nta muntu ushatse kubyumva ese muvandimwe muzima ngiye ni gute na nijyana nakakuraga akazi k'amafaranga nagura yego arega narimbizi yuko urushaka amafaranga mu rwego rukabije nibwo nge nubuno size burangewe iyo nabigezemo ubundi muvandimwe nyikubona nyikureba nkabona ubutindi burakurenze nahise mbona yuko ubupfubuzi bwakubye ubutindi buraneze ariko subujiji wowe nibwo bukwishe mu no mutwe harimo zero wagira ngo ni ikintu bita ikidero urakizi niyo urabona afite ubujiji wirakara kuko none tudatinze rero muvandimwe kuko ushobora gutinda ugasanga umukirekazi uwo bita boss lady mu ndimi z'amahanga yarakaye tugende umunyereke tugende cishwa hano tugende karaga iki gikara ariko icyambere amafaranga nangaye rigaruka ako se yakubwiye kari 500 by'idolari hanga ukarya hangahe zibumvikana se uraryaho ibi $200 by'amanyarwanda cyawe ndabizi kugiye kuvuga menshi ngo urya 2500 ukarya 2500 ukarya 2500 hakisukuri ikigori cy'ijwangajwanga ni gute se amafaranga wumva mu $500 by'idolari nagwa amafaranga ngana gutyo ngo 2500 se ndi nyokorome ndi iki cyawe manze biraterwa n'akazi ndi bukore ariko muvandimwe ujye umenya n'ijambo ukoresha uko mba muri korari atuzagera n'umuvandimwe dusengana utambuka kandi urakurenze ngo ba muri korari se ikindi kuba bundenze si ibyaha binyishe sibyo kandi ikindi ujye umenya ko nimugoroba wari yute ntabwo twajyanye kwa kazungu kwiba nimugoroba wari yute nariye nyine kubera inda yakurenze ntabwo wamenya ko ari niyo mpamvu icyo kereka ngisamiye hejuru sasa rero kamubwire ngo ugiye guhembwa ngahe mu 5,000 bagiye kuduha gushaka undi mukozi mu 5,000 bari buduhe wajijwe n'utaryamo $1,000 byange cyangwa ubyihora wagicoco akorera umuvandimwe aka kazi nubwo tukajemo umuntu yanarangiza atari yakora ese nimba umagaritse amasaha 3 wamaze kumbwira ibintu ndi butekereze burangiye namaze kubitekereza simite mbibona ariko KEYZ
urinubira amasaha uhagaze mu rugo ari kuburi gukora. Uretse ntayintubiye mu gihe mu kana nta kintu ndi bukore ushaka sigiye bagize amahoro icyo bakundi hari buriye ukorera ku gihe mumeze nk'isaha uretse wowe udakora ku gihe abandi bose bakora ku gihe. Nanjye nuko nabanje kwita ku gapo k'umwana igihe cyaragusize nawe ariko nta kibazo natubwira akazi bimeze gute. hanyuma se kuko nari ko muri Viagra ndazifite ngewe nugira ikibazo ibyuma ndabifite bite kundeba nkaho nakwibye mu bintu nakubwiye nigeze kumubwira ko Viagra hano zemewe. umubiri uri nomo niwo dushaka ushaka umubiri uri nomo ikinini ugasanga ama yari atarabinywa we yaravuze ko yabyitwaje. ntukore iryo kosa umva ukuntu akazi rero kameze umva hano haza utugabo mabuja kitubwira ngo karibu nkabona twise dusohoka ko turangiza vuba. Uyu rero niwe kibazo cyonyine nukantunga intoki nazagukubita umutwe nkawumena n'undi munsi muvandimwe. ariko ubwo duheruka kwa Dorokasi ntabwo warangije vuba. Kwa Dorokasi se vest nawe byagenze bavandimwe rero nakererewe. hano mwakira n'abasazi, hano mwakira abantu bameze batya n'abantu bafite ibibazo. uyu niwe umuhamagaye kwakerewe hanyuma se wabimenye bibwiwe nande ko we mubona bwiwe utari nari mbizi. Ibiki suzi bibwiwe nande ibiki waruzi okay reka twikomere ndabizi menye bayibaga bigeze kagende bukurira umva yego rero n'abahungu mwe nizere ko mwiyizeye yibuze umuntu ukeneye n'umuntu uri hejuru y'iminota 50 ako nakambere bakubwiye inkuru y'ibikara ibintu zikora mujye muzireka. ntabwo bakubwiye abantu basa nkanjye, abantu basa nka rukaro rwa bishimye batamusoma ntugakoresha iyo mivugo ntuzareba nimbi uvuga ngo ndakora bagakora amafaranga tuye kuki amafaranga $5,000 by'idolari yego ni nayo mpamvu uyu muvandimwe aratwara 1,000 uretse gato mutishima harimo ayo mukomisiyoneri anga oya stop oya 500 muri ntabwo twari twavuganye 500 oya byahindutse bihinduka bitega Sumayire nari nzi ko ako kazi tarakanyako bonye tarakanyako wumvaga ari bravo nta kibazo ndamuha ku yanjye nta kibazo ubwo uratwara nta kibazo 700 ngenda guhishana umugore utayatsindira gute se urayatsindira kuzana umugore wa mbere bro uburetse wowe nde zano iminota 50 wowe nde umva uri kuninza umusa mabuja Nino mabuja ngenda babwiye ko mwikora ibyo bintu atatu rosa n'icyo kizeri kwitoza amazi mbo tuza izi ni za nkorokoro rero nakubwiraga umve ngo barakora ntibakora baba bita nyuma ya zero dore na nyuma ya zero turakora rero turi mu kazi rwose nyuma ya zero barakora mabuja ngira ngo ngira bibona unohereye hano hanyuma ngiye singa ngo rukirite wababwira uko akazi kawe nakabonye wakoze urabona mabuja turi inshuti nta bindi ngaho abasore bawe sawa shato yego shato urakoze cyane mabuja mwiza ariko reka mbwize kuri ni kubona utungutse hariya mese mvuga ati niyo nakorera ubuntu nta kibazo niyo bitanu wabireka ujya mu izina ry'Imana niyo urakazi n'agashoboye okay wewe ugiye hariya yego urakoze cyane niyo mpamvu uyu mujene sinzi ikintu yaje gukora hano uretse kugenda nagukontorora ngo ntacikinze oya uriya muntu waba umujyanye njye ukansiga gusa waba wizeye nagaruko akazi kanjye gakorwa mbwira nta kibazo oya we nakubonye ratumeze neza bugumya uretse gatatu cyane nakubwiye ngo inzobe mugomba reba hano banze nde facinga naho ubundi ntugire ikibazo muri buriya boro bwo ewana ndimo neza kabisa aba narubaje mande baba bakageze akazi ndazifite uzigireho ikibazo buri utajyana n'abantu bafite wewe bumbikiye na telefone yanjye kamengiye mu cyumba wewe ugiye mu cyumba kibariya ibumoso gusa sawa hata umugongo ni sawa God have mercy upon us. ndikubona uri gukora kuri za rubaji mande turebe fungura uyu kwamba nari ukaragashaye jewe wambere muri East Africa wari imyumbati
n'amateke turebe ifite ahantu upimira rega njye mfite meja zanjye reka sha muzi meja ngo niza abantu bose basanzwe turebe ko ufite icyo bita ibintu byose uruza gusanga ariko ko imwemu gifite ni muhemu bambe tujya kureba wa wundi gatanu wariye telefone nako ntabwo yitwara n'uyu ndarenze ni uwa mbere witwa Kazungu nitwa Mr. niwe muzungu wawe gende urarenze pe urabibona nawe wowe urakora kuri ya nzoka rwose Sito reka nkubwize ukuri niwe wabanje nubwo aka kazi kari kagoye ndagakoze pe urize Yesu we ye baba we bya bintu bavuga ngo umuntu urageze aho abasida naho naharengeje naho naharengeje aha basida waharenge sinitaye ngo nkoze iminota ingaha ariko naho abasida naharengeje Kimana ugira nuko yenda ashobora kuba ari muzima ariko kugurengeje hari sida sinzi ko wasohoka kuri muzima ariko urabikoze neza se ngewe ku minota yanjye 6 nari maze kumusoza neza avuga ati sha nakitwa nge ukoze iminota 6 yose ntacyo uri umuntu w'umugabo ariko ubu ngubu tegereza nyine mabuja aradukubita bizibita mu yego hanyuma wowe sha umuniga gani muzima ukoze iminota 6 yose wowe ukoze ingahe grand 25 ngo 25 uri hejuru y'umuntu ariko mbana n'indaya mbana n'isamba 25 ahubwo ugira ngo se narangije Yesu mwami kuva mbabwiza ukuri abasa se yaratinze nawe mbabwiza ukuri ngewe noneho nibwo bwa mbere mbabaye nkoze iminota mike bro ukoze ingahe 37 nubwo bwa mbere nakoraga amasaha 3 ibaze ko ndagiye ngura 37 bro ndifite gahe reka mabwiye mwabagabo nakoze ingahe mabuja ko yavuga ngo arashaka kuhagurukira muri 50 ngo mumenye ingahe 50 se ndi shova se ni robo ariko naje kugura amato twa turi bito bwira nabi mwebwe mutegera ayagenda kubwire ne ayagenda gute iminota 6 yose ngoza sugwa nabanyiri mu biki nge nima nkoze 25 uriya akakoze 40 ngahe ngo wakarokirisa umuntu nk'amafaranga ukayama izi ni inkoko dore isake yaciriyemo niriyukamo uvuze ngo wenda sinzi ngo muri cyari gukora icyano nge uvuze ngo iki okay reka mbabwire reka guterana amagambo ubundi ngo ababurana babiri haba ari mu wigize nkana cyane ari we wigize nkana we nungirizo ntoki nazazirye ariko mabuja ndamwizeye reka nze musinyane none azaba kuri televiziyo ariko umuntu wakoze igihe kinini mfite ikizere umba mubwire ngiye n'umugabo n'umuntu uzamuha umugabo uranye namwahageze icyuya nakibye mu bijyanye n'iki mugenzi wa bijyanye n'iki se tuvuye mu gukina umupira reka mbwire mabuja ibuka kujya wibuka nabyo mbwira wagatinganya uravuze ngo watinga umugabo iminota 25 nyeneshe abantu bakora amasagonda no make bagira umushihuza ndakarira muvandimwe kuba nakoze igihe kinini kukurusha buriya nicyo bita technique nakoraga iki se nyine numva nakoraga iki wowe urumva se nagiye kumwereka filime reka rwose waremwerekerega wenda kuze nje ntanakubukira buriya nge niko muzi ngewe reka dutegeze mabuja mwiza ngewe mabuja buragiye kumvuga kuvuga amazi buriya nibyo nibimenyero ibyo nakoraga byande byanjye cyangwa byawe byanjye byawe gutawaje gahinda ucege twumve mabuja ibisubizo mabuja tudaciye ku ruhande tubwire ngo ninde wakugereje kure kundenza arundi se sibye ko muba mushaka inde ariko watse kwisimbukuza bro kandi nje bagiye guhitamo ntabwo mutegereje umwanzuro wanjye turategereje rwose mabuja mwese mwakoze neza akarusho mujye mushima intoki za uri kumena intoki gute mureke mvuge intoki se nizo wamusabye ikintu ariko abajene rero niho mutega amatwi mwese nyine mbabwire yego
wowe njye n'ijye watwaye igikombe birumvikana igikombe cyo gusohoka hano ariko ngo niwe njye guhera isohokere muvandimwe kuko uri guhera ko wakoze iminota myinshi I want problems always. sohoka ntukagorane wagahinda niba udashoboye akazi nakuzanye ukansebya vira wowe uri inkoko wanjye nawe niwe ukurikiyeho gusohoka muri inkoko mwaje ngo muje kunyemeza uriya wenda mubaza none ukuntu byagenze byanzanire wajyana amasake nanjye se nuko nagushimishije uriya yakoze amasegonda uriya ni kaja cyangwa uyu nguyu nabahaye ijambo twazibye mu okay nawe ngubona urengana ugeze mu ki ndenganya iki mvuze ngo ubona urengana hariya ndarenze ariko njyewe nzagaruka muri iki gipangu nshira amafaranga iswabo urengana n'ubusogonda twawe none wowe ni kamwe uriya ni amasegonda 2 nizereka ni njye wa mbere muri staff wowe urenze inkoko uri dende mvuze ngo aha nanjye se sohoka wano ababanzaniye wewe mwankoko muza kumena umutwe gusa mucira